akubaka urugo. Nibyo amafaranga hari ibintu yoroshya, hari ubuzima yoroshya, hari ubuzima atanga, hari imibereho atanga, ariko amafaranga ntabwo agira gute, ntabwo yubaka urugo. Wari uzi ko Bill Gates yamaze imyaka myinshi cyane, abantu benshi twakuze tuzi ko Bill Gates ariwe muntu mukire, donc ukumva ngo ni umukire nka Bill Gates. Bill Gates yatandukanye n'umugore we Melinda Gates, bari bamaranye imyaka 27. Batandukana, Bill Gates afite imyaka 65, hanyuma Melinda Gates afite imyaka 56. Ni ukuvuga afata imyaka ya Melinda Gates ukureho imyaka 27, urasanga ko babanye. Melinda Gates afite imyaka 28, then mu gihe Bill Gates yari afite imyaka ikabakaba muri hejuru ya za 30, gutyo 35. Sinshaka gukora imibare myinshi cyane. So ni abantu bubakanye ubutunzi, ni abantu bafite amafaranga menshi. Mu gihe batandukanaga, Bill Gates cyangwa se umuryango wose wari ufite umutungo ubarirwa muri biliyoni z'amadolari 130. Ni ukuvuga bagiye baspendinga biliyoni imwe buri mwaka kurya gusa, nta kindi kintu bakora, bari kumara imyaka 130 barya biliyoni imwe y'amadolari buri mwaka. Si uwo gusa, uwitwa Jeff Bezos na Mackenzie Bezos batandukanye, donc bagiye mu nzira za gatanya bamaze imyaka 25 babana. So ku rutonde rw'abakire ku isi, donc abantu barusha abandi bose gutunga amafaranga, Jeff Bezos nawe yamaze imyaka myinshi cyane ayoboye urutonde rw'abakire nyuma ya Bill Gates. Uyu munsi urutonde rw'abakire cyangwa se abantu batunze amafaranga menshi ruyobowe n'umuntu witwa Elon Musk, nyiri Tesla, nyiri X, iki cyahoze kiri Twitter, nyiri kampani nyinshi nka Starlink ziduha internet, akaba n'umwe mu bantu batangije umushinga wo gukora amamodoka atwarwa n'amashanyarazi. Donc akaba afite ibyogajuru, amasatelite, afite amafaranga n'agafaranga bajya bavuga ngo ni amafaranga ni pusi itasimbuka. Elon Musk afite divorce zigera muri 3. Muri izo divorce 3 afitemo 2 yagiranye n'umugore umwe. Mu mwaka wa 2012 umugore wa Elon Musk, Tallulah Reed, yamujyanye mu nkiko amusaba divorce, nuko igira gutya divorce irarangira. Ngira ngo yabaye settled kuri miliyoni zigera muri 4 z'amadolari gutyo. And then nyuma y'imyaka mike cyane, abanyarwanda bajya babivuga ngo aho urukundo rwanyuze ntihajya hanyura urwango. Aba bombi barongera barabana, hanyuma bigeze muri 2015 noneho Elon Musk bari ujya mu nkiko asaba divorce, arongera arayihabwa. Mu biganiro bishize twatinze cyane ku kintu cyitwa addictions cyangwa se kubatwa. Twaganiriye kuri addictions nyinshi, zirimo inzoga, zirimo itabi, zirimo kwikinisha, hari n'izindi tuzagenda tuganiraho zirimo telefone n'izindi nyinshi cyane. Muri uru ruhererekane rw'ibi biganiro tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi cyane bituma abantu batandukana. Hari imvugo zumva zigira ziti abantu batandukana kubera ubukene, kubera kudahuza, kubera imiryango no kubera ibindi bintu byinshi. Mu by'ukuri harimo ukuri kuri ibyo bintu, ariko harimo n'ikinyoma. So mu kiganiro cy'uyu munsi rero ibi ngibi ntabwo turi bubitindeho, ahubwo tugiye kwibanda cyane kuri karagiteri, ku myitwarire. Urumva hari ibintu abantu bagenzura, hari n'ibintu abantu badashobora kugira gute kugenzura. Tuvuga urugero, mushobora gushinga business mugahomba. Bivuze iki? Bivuze ko ubukungu wabwirukaho, ariko kugira ngo uzabucakize ikiganza unabugenzure, akenshi hari ibintu biza bitari muri control zawe. Ni benshi bubatse amazu agashya, ni benshi bagiye muri business bagahomba, ni benshi bakoze ibi n'ibi bikarangira bafunzwe kubera ko hari ibintu bitari muri control zabo. Hari ibintu rero biba muri control zacu, ari byo karagiteri. Ibyo ngibyo bikaba ku bagore no ku bagabo. Ndi umugabo, ndaza rero kukuganirira ku bijyanye n'abagabo by'umwihariko. Mu kiganiro cya none rero tugiye gutinda ku bintu 9 wowe mudamu
madamu, wowe mukobwa uri mu nzira yo kubaka, wowe gitsina gore uteganya kugira urugo cyangwa ufite urugo, tugiye kwita kuri karagita 9 zigusenyera, nyamara wazireba zose ugasanga hari icyo wagombaga gukora utakoze, cyangwa se ugafata icyemezo kibi mu gihe kitari ngombwa. Karibu rero ku nkuru z'ibihe, sinshaka kugutindira rero, reka duhere ku kintu cya mbere. Ubundi abahanga mu bya mariage bavuga ko imyaka 2 ya mbere igora abantu babana, ikigorana cya mbere ni dominance, gushaka ngo ninde uyoboye, ninde ufite control, ninde ureba icyerekezo, ninde mutwe w'urugo. So hari kosa rero na nyuma y'iyo myaka abagore bakomeza gukora, ugashaka kwigira umuyobozi w'umugabo wawe. Abagabo ntibabikunda. Mu myaka ye yose yabanje kubana n'ababyeyi, wagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi, bakamubwira ngo nyubaha, cishwa hakora iki, bigenze gutya, gira gutya, nutagira gutya biragenda gutya. And then avuye mu maboko y'ababyeyi ajya mu maboko y'ishuri, mwarimu akamucisha aha, mwarimu akamunyuza hano. Niyo mpamvu hari abana b'abasore benshi bagiye bava mu ishuri kubera kwanga gutegekwa n'abarimu, hari abagiye bava mu rugo kubera kwanga amategeko yo mu rugo. Muri make abagabo n'ibyigomeke ntabwo bakunda amategeko. And then ageze ku kazi, shebuja aramutegeka, shebuja wa shebuja akamutegeka, abashinzwe imisoro bakamutegeka. And then haza aho atuye, mudugudu, umuntu ushinzwe ibi n'ibi, ushinzwe ibiki, aho bose bakaza bamuzanaho amategeko. So kimwe rero mu bituma umugabo ashinga urugo ni uko avuga ngo noneho ubusore ndaburambiwe, kumvira abantu benshi birarangiye, ngiye kuva iwacu, navuye mu ishuri, navuye hanaha, ngiye gushinga urugo rwanjye, nduyobore, nduhe ino direction, bigende gutya na gutya. And then mu isi irimo abantu bagera kuri 7 biliyoni 6 mu bantu magana yahuye, akareba akabona ko wowe mugore ni wowe ugiye kumubera minisitiri w'intebe, premier ministre, secrétaire permanent, ni we muntu ugiye kumuba hafi, kumufasha nk'uko Bibiliya yabivuze ngo si byiza ko umugabo abaho wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiye. Ndani wamufasha araje, nawe agiye kwiyongera ku rutonde rw'abategetsi bari hehe, bari mu buzima bw'uwo mugabo. Mu myaka ya mbere ugatangira ukamubwira ibi bla bla, mugasigana, and then later akagezaho akajya kumva, akakubwira ati noneho bikora uko bishaka, bigende uko bishaka, bigira uko bishaka. And then my friend, wowe ugatangira kwa exercise ya dominance, bwa butegetsi kwa kumugenda ku mutwe. My friend, urwo rugo ntabwo uzarurambamo. Yashinze urugo rwe, ntabwo yifuza uza kurumutegekamo, just yagushatse kumufasha, mufashe mu bitekerezo, umwunganire, yewe na ka gasalere uhembwa nta kibazo, mufashe, mwereke ko ufite amafaranga, ni ijana winjiza, nimba unamurusha amafaranga, wimutegeka. Yashatse urugo arufitiye direction. Ahubwo ikibazo nkubaza, iyo direction ko mwateretanye wabonaga uzayifitingamo? Nimba warabonaga utayifitingamo, kuki ushaka kunaniza umwana w'umuntu? Icya kabiri, inama wumva n'abandi bagore, inama ukura kuri social media. My friend, madam, umukobwa, abo bantu ukurikira bakungura ibitekerezo benshi ngo zabo zarabananiye. Abo bagore bakwigisha kwikunda, bakwigisha bla bla bla, bakubwira amazimwe, bakubwira ibintu biriya, abenshi ngo zabo zarabananiye. Nimba ari umugore ushaka kumvira inama yiwe, gerageza wumvire mama wawe. Nimba bitaragushobokeye ko wumvira mama wawe mukiri batoya, bane gusenya ukiri mutoya, ubu ngubu aho ushatse n'ubundi nabwo ntibigishoboka. Ubwo umugore usigaye ugomba kumvira ni wowe wenyine, cyangwa se wa mumare ni watoye ukamutora adafite amaganya. Umugore urugo rwananiye, umugore wirirwa mu gakungu k'abandi bagore, uwo mugore nujya kumukoraho inama azakugira inama isenya, sibyo? Baravuga ngo mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe,
ku badamu inshuro nyinshi cyane iyo urugo rumunanira uwo mwuka mubi awunyanyagiza mu bandi bagore. Nta nama nzima bafite. Inama akubwira nuko akubwira ngo abagabo bose ni bamwe, bose ni bamwe, byarananiranye, ibiki n'ibiki. Nawe aho kwita mu byo ushobora gufikisinga, ahubwo ugasanga inama zawe uri kugira gute, uri kugendera ku ntuze, ku nama uwo mugenzi wawe yakubwiye. Ukaza kuri social media, abantu berekana amafesi yishimye, abantu bakubwira ibintu bikoreka, nyamara wa muruhu kwa kuburara mu rugo iwawe, ya pantaro imwe umugabo wawe yambara, cya gitenge kimwe yakuguriye, twa tubodaboda twacitse, ka gasabune kakayuze umukara, ya korogate mukanda, my friend, ntabwo babivugaho, ntibabikwereka. Bwa buzima bugoye banyuramo ntibabukwereka. And then wowe ugiye kwandurura inama ku muntu uri kuri social media. Maybe ari kwerekana imyenda yakodesheje, ari kwerekana ibiki, ari kwerekana sorti yagize, and then ugasanga n'izo sorti n'umugabo we ntibari kumwe, bla bla. Then ukumva ko ariko abandi bagore bafashwe, abandi bagore biyerekana kuri social media, ugasanga ibyo bizanye iwawe nk'iki, expectations. Ibyo nabyo bizagusenyera. Inama bakubwira ni byiza byumve, ariko bifate nk'inama, wibifata nk'itegeko. Izo nama ukora kuri social media, yewe n'izi zirimo, ukongeraho n'ibiganiro, inama ukora mu gukora ingo zananiye, ukaza ukabishyira iwawe nka reality, my friend, uzasenya mu buryo bugize gute, bukoroheye. Inama yose wakiriye si kuyishyira mu bikorwa. Ibyo wumvise byose si kubishyira mu bikorwa. Imana yaguhaye ubwenge bwo gufata imyanzuro. Ariko icyo nakugira w'inama kindi cyiza cyane ugomba gukora, isarawundinge n'abo bagore bari muri struggle zo kubaka ingo zabo, ba bandi bari determine no gukomeza ingo zabo, atari badora uko zubakwa n'ibiki. Oya, wawe undi mushaka kuganira akakubwira ati ntagatenge kamwe, it's okay, umugabo wawe muhe space, nibikunda azagura, mufashe mwubake, mufashe mugenze gutyo. Abo nibo bagukeneye. Ntabwo ukeneye ba bantu bakubwira ngo nanci inyuma nanjye nzamuca inyuma, ngo yaraye mu kabari, ngo nanjye ngiye kuzajya ndara mu kabari. My friend, don't do that. Ibi rero bigahita bijyana n'ikindi kintu cya gatatu, ari cyo kugereranya. Abagabo, abasore banga kugereranywa. Umuntu yaragukunze, yaragushatse, nibyo yagukunze ukuze, yagukunze wari ufite aba ex, none ugeze mu rugo, mutangiye kuganira, utangiye kumugereranya n'abandi bagabo, utangiye kumwereka ukuntu abagabo baturanye, ngo baturanye, uwo mugabo yaguze imodoka, yaguriye imyenda umugore we, yubatse inzu, yagize gute. Donc muri we ubu mwumvisha ko ibyo akora bidahagije, ibyo afite bidahagije, bitanashobotse. Kandi muri we ubwe arabizi ko nimba muri mu bukode ugomba kuva mu bukode, arabizi ko nimba umwana yiga muri école primaire, donc nkuko tujya tubivuga, umwana agomba guhinduka, donc akajya ku kindi kigo akiga Cambridge, akiga hehe. Arabizi ko nimba uri mu rugo ntacyo ukora, agomba gustrugglinga, mugakora mukabona igishoro, nawe ukajya gukora. Nyamara mu gihe ari gushaka uko yabigenza, wowe muri mu matwi umubwira runaka. Nta nubwo umubwira umugore mugenzi wawe muturanye, oya, umubwira runaka, umugabo wa runaka yabonye akazi aha n'aha, asigaye ahembwa amafaranga angana gutya, asigaye ari umukire, bimeze gutya. Umugabo wa runaka yaguze imodoka, umugabo wa runaka araberwa, umugabo wa runaka yiyogoshesha neza, and wese ukaza gushyiraho aba ex bawe, ugatangira gukompara umugabo wawe na ex wawe. None ko uwo ex wawe wabona agashoboye, kubera icyo wamusize ukaza kubana nawe? Ikindi, nimba ubona aux alentours, muri milieu, muri neighborhood, mu giturage mutuye, mukabona ko abagabo bose bahatuye bashoboye, bashobotse, bari successful, uwawe atari successful, why? Kuki atakureka ngo ujye kubana n'abo bagabo? Hanyuma rero ikindi, wamenyereye kwakira ariko ntabwo utanga. Umugabo arahembwa akaguha amafaranga, agahembwa akagusohoka, agahembwa bla bla, nkeneye iki, abavandimwe bakeneye iki, abana bakeneye iki. Mu by'ukuri ntabwo umugabo expecting ibintu byinshi kuri wowe. It's just a little bit of appreciations. Mubwire merci,
like isuzume wowe mudamu ukurikiye kugeza isa ni ryari uheruka kureba umugabo mu maso, nubwo utabivuze nibura mu mutima wawe utekereza uvuge ati umugabo wanjye marye mu mugisha arakora pe, aragerageza bishoboka. Ni ryari wigeze ushimishwa n'ibyo bintu wita bike, wita duto, ni ryari wigeze wicara ukore reflection uvuge ngo nubwo atishyuye ubukode bwose yatanze igice, ahamagara landlord arangije aturinda iyi pressure, nta nubwo twigeze tumenya ko afite ideni, yafashe amadeni, turarya umuceri, abana bajya ku ishuri. Umugabo wanjye ni ukuri nibura ube wamwicaza ngo umubwire ngo merci warakoze, ni ukuri komeza donc umutere izo courage, then wongere reflecting. Ni ryari uheruka kumwicaza umeze nk'umuntu uri mu iperereza, amadeni ufata uyakoresha iki, wanyweye amayoga, wagiye mu bagore, bla bla bla. Kompara ibyo bihe bibiri. So ni ukuvuga urakira ntushima, urakira ntunyurwa, urakira uhora uteza akaboko kakira, nta jisho ufite rinyurwa, nta n'umutima ushima ufite. Uwo mugabo rero my friend, iyo ufashe ingunguru yuzuye amazi, reka tuba ariyo dutangaho urugero, ugakomeza udaha udashyiramo, bigeze aho bigashira. Ibyo waba utunze byose, n'abo ba Jeff Bezos n'ibiki, umuntu wafashe icyogajuru kikajya mu kirere, umuntu nka Elon Musk, even Jeff Bezos, umuntu wadukoreye amakompiyuta, urumva yarabuze ikiyaha umugore. Kubera ko iyo ukomeje kwaka umuntu nta kintu yakira, nta gashimwe, nta ka appreciation, my friend, uba uri gushyira urugo rwawe hehe mu manegeka. Ikindi rero tudashobora kwibagirwa ni ukwigenga, ukigenga imbere mu rugo rwawe, ukanigenga inyuma y'urugo rwawe. Ni byiza iyo tugeze hanze tugomba kwerekana level ya independence. Ntube umugore wacishwa aha mu kazi, ntube umugore wacishwa aha mu bucuruzi, ntube nyine, kuko iyo dusohotse tuvuye iwacu, tuvuye mu ngo zacu, tuba tugiye guhanga amaso isi no guhangana n'ibyashara ibyo ari byo byose, baba abadukoresha, baba abo dukorera, byaba ibyo dukora, baba ari abakiriya twakira, baba ari abo dukoresha, tuba tugiye mu ihangana ryo gushaka imibereho, bityo ugomba kuba independent. Ikibazo gikomeye ufite ni uko iyo independence uyizana mu rugo, umuntu yakubwira ugasubiza uko wishakiye. Nibyo ingo zibara kuri communication, ariko si ukominika gute? Ukominika with respect cyangwa ukominika with independence? Iyo ugeze iwawe ugatangira kubwiza umugabo wawe inani na rimwe, my friend, hari uzakubwira ngo niyo waba ufite mu zuru wapfuna, sibyo? So kwigenga, wigenge hanze, ariko nugera mu rugo rwawe menya ko ufite umugabo ukugenga. Ibisambo nibitera zabyuka, nibaza bashaka umunyerondo, umugabo ujya gukora irondo, kera niko byagendaga, umugabo azagenda, iyo baje babaza urugo nta mugabo ubamo. So wagera mu rugo ugashaka kumwereka kuri very independent, nyamara iyo modoka mugendamo nubwo wayiguze bwose, ni ipine nirishiramo umwuka ukeneye kurihindura, niwe uzajya munsi y'iki rya pine. Amavuta nashira mu modoka niwe uzorera moto agafata akabido akajya kuyazana, niwe uzadiringa n'abakare, niwe uzagira gute, and then uramwereka ko ufite independence hanze, ukanamwereka ko ufite independence mu rugo rwande rwiwe rwanyu. None imba ushobora kwigenga ahantu hose, ubundi aracyagukeneye. Ikindi rero wigize igitangaza, wigira n'igihembo, uri mwiza pe, ufite inzobe nziza, ufite imiterere myiza, ufite amaguru meza, ufite amaso meza, uraseka amasaro agasesekara, uri igitangaza cy'umugore. Nibyo ntacyo bitwaye, turabizi, n'isi yose irabizi. Ikibazo ni uko ushaka kubifata ibyo byose ukabigira ingwate ku mugabo wawe. Uyu munsi akakubwira iki ukanga kugikora, akagusaba iki ukanga kugikora, none bigeze n'ahantu rwose mugera cya gihe cyo guhindukira, akamubwira banza
wemere ibi, banza ukora ibi, banza ugira. Kubera iki? Kubera ko njyewe ndi umugore mwiza w'igitangaza, w'igihembo. Nutakora ibintu ushobora kumbona, nutanambona ntuzabaho, ubuzima bwawe ntabwo buzabaho. My friend, yabayeho ari umusore afite option nyinshi z'abakobwa n'abagore baganiraga. Igihe kiragera ahitamo wowe. Uzi ikintu yaguhitiyemo? Ntabwo ari ubwiza gusa, kuko ubwiza burashira, uyu mubiri urasaza, inseko nziza irashira, amenyo arakuka, uruhanga rwiza rutamirije imisatsi myiza y'injwiri cyangwa y'amarenzi cyangwa n'ibisuko ruragenda, imviri zikaba uruyenzi, ku bagabo zikaba uruhara. Ya miterere yawe myiza, igihe kiragera ugakura, ibinure bikaza. None icyo gihe azasigara, nimba yaragukundiye ubwo bwiza tukaba tubonye ko bushira, urumva muzabana kugeza ufite imyaka ingahe? Mu by'ukuri ubwiza bwaramukuriye, bwaranamwatarakitinze, ariko mu kinyarwanda baca umugani ngo ubwiza bw'umugore, ubwiza bw'umukobwa umugezi ibwami, imico yiwe niyigira gute? Ihamugumisha. Ubwiza bw'umugore bumuhesha umugabo, ariko imico yiwe imuhesha urugo. So ubwiza urabuzanye, utangiye kubwirata mu rugo no kubumukangisha. Iyo mico yawe izatuma rwose ashaka indi solution, atakikubara muri solution afite. Ndani hari n'ibindi bintu bababwira, communication. Ngo ingo zubakwa n'ibiganiro, abantu baraganira. Nyamara wowe you are the noise maker. Aho gukominika urasakuza. Buri gihe barakubwira ngo iki kintu singikora, ukavugira hejuru. Iki singishaka, ukavugira hejuru. Iki kimeze gutya, ukavugira hejuru. Uhora muri defense, uhora ufite impamvu, uhora werekana ko uri perfect. Nturigera uvuga sorry, nturigera unaceceka basi mu cya kintu cyasabwe ugihindura. Buri kanya uhora muri noise, mu rusaku, muri blame game, muri ahubwo byanarimba noneho ugafata bya bintu ugatangira kubigereka ku mugabo wawe. Today you were talking with your ex, umaze kuganira n'umu ex wawe, utangiye kuinspecting umugabo wawe, umubwira ngo wowe unca inyuma, wowe bimeze gutya, wowe bimeze gutya, wowe bimeze gutya. Donc communication yawe yabaye noise, yabaye blame game, yabaye kwisobanura kuri parfait, yabaye gutanga impamvu z'amakosa yawe. Nta sorry iba muri communication yawe, nta I will change. Communication yawe ni noise itagira ibikorwa habe namba. Uko abagabo bateye, igihe kizagera akikwitayeho cyane, muzajya muturika. Uvuge, icyo gihe aba ashaka guhinduka, ariko igihe kizagera kindi aguhe umwanya, ugume muri defense zawe, rwose ujye ukora ibintu byawe ushaka. Ikizakurikiraho uzaba uri mubura umugabo. Icyanyuma rero kiri obvious, kumuca inyuma. Baravuga ngo abagore bagenzi bawe barakubwira ngo naca inyuma nzamuca inyuma. Ukiri umukobwa wajya kuganira n'abakobwa bagenzi bawe, naca inyuma nzamuca inyuma. Here's the truth. Si urwitwazo ku bagabo banyumva, try to be your faithful ku bagore banyu. Rwose ubwo budahemuka mwarahiriye, yandahira mwavuze muyikomereho. Ariko here's what the Bible says. Umwami Solomon ari umukire cyane, mu butunzi bwe babaramo n'abagore 1000 yatunze. Umwami Dawidi yatunze abagore benshi. Mu Rwanda abagore bose bari ab'umwami. Ubukungu bw'umugabo bukajyana n'umubare w'abagore. Iyo ni heritage iri mu mateka. Niba tugiye kubaka sosiyete iri monogamous, donc itarimo polygamy, ni ibintu bizafata igihe kirekire. Ariko nanone psychology ikerekana ko abagabo by nature, reka mbivuge muri ubu buryo, ni indaya kurusha abagore. Urebye frequency umugabo ashobora kurarikira abagore ni nyinshi cyane. Iyo mpamvu usanga baryamana all type of women, batarebye class, batarebye imyambaro, batarebye indeshyo, batarebye iki, just like that. Nyamara ku mugore
umugore ajya kuryamana n'umuntu yamukunze yamurarikiye kandi ibyo bisaba igihe kirekire. So muri sosiyete nyarwanda tuzi abagabo, probably sogokuru wawe arimo, probably papa wawe arimo, or sogokuruza wawe cyangwa umuturanyi watunze abagore 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Umugore atunze abagabo 2 ku mugaragaro ntawe tuzi muri sosiyete nyarwanda, keretse bya bindi byateye kuri social media. So icyo gihe rero iyo uciye umugabo wawe inyuma kaba kabaye, icyo ngicyo nawe urakizi, iyo abimenye biba birangiye. Iyo mukomeje mukabana abizi, still know ko nta mugabo ufite, yaragiye kera buriya ntago babikunda. Icyanyuma, amazimwe. Hari abagabo bakunda cooperatinga mu ibanga, agahindura akazi ubucece, yamara kugahindura igihe kikazagera akabivuga, cyane ko hari abantu benshi bahura nabo, hari ibintu byinshi bahura nabyo, hari imitego myinshi basimbuka, sometimes akareba akavuga ngo igihe ntikiragera cyo kubikominika, yatambuka akabisanga hanze. Babikuye hehe? N'umugore wawe wabivuze. Then bikaza ugasanga muri mu kigare cy'abandi murimo muraganira, uri kuganira ukava iwawe ku irembo ukinjira iwawe munsi y'ishuka. My friend, ibyo bintu bizamugeraho, nibimugeraho bizamubabaza, bizamuca intege, bizatuma gutakariza icyizere, bizalidinga akori divorce. So dusubire rero mu kiganiro cy'ubutaha, kugira ngo uzabashe kukibonera ku gihe, kanda kuri subscribe niba utarabikora, and then kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi, go kanda aho ngaho kuri share, kiragenda rwose, ugipostinge kuri Facebook, kuri WhatsApp, whatever social media, mu magroupe, muzisangiza abantu kugira ngo twubake umuryango mugari uzira ibintu by'amadivorce. And then ukande naho ngaho kuri like, kuko iyo ukanze kuri like ya YouTube ifata ikiganiro nk'iki ikakigeza kuri community nini, bityo tukarushaho kwaguka no kuba umuryango mugari. Hari channel nyinshi zahisemo kuganira ibi na biriya tutakurirwa turondora, hari iziganira kabaye, intambara, barwana, bagira gute. Twahisemo gukora ibiganiro byinshi byiza kandi twizera ko bishobora kubaka umuntu mu mpande zose, mu rugo, mu bukungu, mu myidagaduro, donc tugakora kuri aspect zose z'ubuzima, bityo tugahuriza hamwe ibintu bituma ushobora kunguka ubumenyi buri practical, ibintu biri donc experience zifatika ushobora gukoresha mu buzima busanzwe, inama, ubumenyi, amakuru ushobora gukoresha kugira ngo anytime ubashe gutera intambwe imwe ugana ku ntego zawe z'ubuzima. Hanyuma rero ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Imana ikurinde inzara, ikurinde n'umurengwe mwinshi, kuko byombi inzara n'umurengwe birandagaza. Ngaho rero dusubira mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, naho ubutaha.